Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muraho mwiriwe, amakuru yanyu ni Batamuriza Josephine muri kumwe kuri mikoro za Woman of Valor Show Rwanda, umugore w'umunyembaraga. Umumama umwe twageze gukorana ikiganiro aravuga ngo mana, umugore w'umunyembaraga, iyo content. Ariko icyatumye mfata inshingano zo kuzajya nsobanura, negeze mbaha gasitore rimwe uburyo tugitangira gukora ibi biganiro nahuye n'umugabo w'inshuti yanjye, arambwira ati watangiye noneho umugore w'umunyembaraga. Ati abagore nago turi bubakire noneho baradukubita, tubumva baraduha amakofi n'imigeri byose nago turi bubakire. Oya, naga ari uwo mugore w'umunyembaraga twavugaga, naga ari we. Umva, umugore w'umunyembaraga mvuga n'umugore uri spiritual, umugore wuzuye mwuka wera. Abantu bakunda gusenga cyane bajya bavuga ngo utakurusha gusenga nakagukange nagutera ubwoba. Uwo niwe mugore rero tuvuga, umugore usenga cyane, umugore wishingikiriza kuri Kristo, umugore utari ready to quit, umugore uri unstoppable. I love that word, unstoppable women. Umugore udapfa gukumirwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose, akavuga ati no, however much, nubwo gishaririye gute, nubwo kibishye gute, nubwo bikarishye bimeze bite, ni umugore w'umunyembaraga. Muri iki kibazo ndagihagararamo ndakivamo. Uwo niwe mugore w'umunyembaraga tuba tuvuga. Umugore usanga mugenzi we agiye kwiyahura akamubwira ati please oya, wikwiyahura, haracyari ibyiringiro. Umugore ufata umugore mugenzi we bakagenda ahantu bakicara bakanywa agacyayi, bakongera kwibukiranya uburyo Yesu abagirira neza, bagasubizanyamo ibyiringiro, akamubwira ati no, don't give up, wibivamo, don't quit, don't leave your marriage, wisiga abana bawe, ubaka. Uwe niwe mugore w'umunyembaraga tuvuga. Karibu rero kuri mikoro za Woman of Valor Show, umugore w'umunyembaraga. Umugore ufata mugenzi we akamubwira ngo nubwo umva, nubwo birura, nubwo wabuze icyo utekera abana bawe, ngwino dusangire, ngwino nguhe ku byanjye. Uwo niwe mugore w'umunyembaraga. Nibisanzwe rero, nibisanzwe ndi kumwe n'ufite igisobanuro cy'iryo zina, umugore w'umunyembaraga. Twagize amahirwe. Peace. Karame. Umva, mbega muri iyi minsi Kristo arakutugabije tu. Amina. Duhawe umugisha N'ubuntu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko pe, Karame. ninjye bikubwira nyine cyangwa n'abandi bajya babikubwira uko wambara neza? N'ubuntu bw'Imana. Hari abandi bajya babikubwira? Yego. Bajya babimbwira. I love that. Yes. Wambara neza pe. Urakoze cyane. Umva, mbega byonyine uwareba the way how you put on, you a woman of valor. Amina. No kwambara bwabyo, uburyo unyambarira njyewe bihita bidescribinga kuri umugore w'umunyembaraga. Amen. High five. You look beautiful. Thank you. Nukuri nago nareka kubikubwira. Yeah. Abantu bashobora kubera ko abanyafrika rata twamenyereye ikinyoma no kutavuga ukuri, hari igihe ushobora no kubivuga utabimeninga. Ariko for sure njyewe iyo nkubwiye nguri smart, nyine ubwo nakubonyeho akadafona kukubwira ni peace, urasa neza, ariko iyo kuraho kano kantu. Ariko nyine ubu njyewe mereye ku musatsi wawe nkagera hasi, wasusiye neza. Thank you. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Uriho ubwiza bw'Imana. Thank you. Uriho igikundiro cy'Imana. Thank you. Thank you. Wari uzi ko hari n'umuntu ubikora akambara neza akisiga agakora icyo ariko ntibigaragare? Bibaho. Bibaho. Umukozi w'Imana umwe yageze aratubwira ngo uba ugomba gusenga, ugasengera n'umwenda uri bwambare, ugasengera n'ihereni, ugasengera na perfume uri bwitere, kugira ngo bishobore kuvuga ubutumwa, bihumurire neza. Hari umuntu ushobora kwitera perfume akaguhumura neza, bigatuma nawe mindset yawe ihinduka. Yeah. Urasa neza rero. Urakoze cyane.
Imana iguha umugisha. Amen. Ngaho suhuza abadukurikiranye, umva mba narondogoye mbega kubera smartness yawe. Urakoze cyane. Ndabashuhuje abantu mwese mudukurikiye kuri mikoro za Woman of Valor. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko musanzwe mumbona cyangwa mwigeze kumbona kuri izi mikoro cyangwa se n'abatarambona, amazina yanjye nitwa Cyomugisha Peace. Nkaba nanjye naragiriwe ubuntu na Kristo akampindura umunyembaraga kubw'ubuntu bwe. Yesu abahe umugisha. Amen, amen. Peace. Nahoze mbwira abantu hano kuri mikoro za Woman of Valor ngo ngiye kwakira umuntu ufite igisobanuro cy'izina ry'umugore w'umunyembaraga. Ndagira ngo mbabwire abadukurikiranye n'ukuri muze gukurikirana iki kiganiro mukirangize, kuko umugore w'umunyembaraga ni umugore unyura mu muriro akavuga ati no, ndi mu muriro ariko ndi umunyembaraga, akishakamo ingufu z'uburyo ari busohoke muri uwo muriro. Umugore w'umunyembaraga ni ukuba umunyembaraga, ntabwo waba umunyembaraga Peace ari uko stoke zuzuye. Yes. Bigaragara ko uri umunyembaraga ari uko stoke iri vide. Ni gute uri umunyembaraga stoke iri vide? Sibyo? Tugiriwe amahirwe rero turi kumwe, ndumva mbega ndimo ndashyuhaguzwa kuko mba nabaje kuganira nawe, hari na dukenziho twa tipu. Ndumva mfite amashyushyu kumva ubuhamya bwa Peace. Tugiye kumva ubuhamya bw'uyu mugore w'umunyembaraga, and for sure ariko ratari mwazamaye uruhushya nkabivuga Zaruguha pe. Uyu afite igisobanuro cy'umugore w'umunyembaraga. Tugiye kumva ubuhamya bwe, ndabayinginze mu mutega amatwi mu bwumvirize hamwe na Mwuka Wera. Ntabwo ubuzima bwanyu buri busigara uko bumeze. Peace, karame, wadusangije urugendo rwawe rw'uburyo wakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Urakoze cyane. Urugendo rw'uburyo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, ukuri kuri ngo Kristo yasanze ndushye. Josephine, ni ukuri Kristo yasanze ndi wa muntu urushye utareba imbere habe na metero. Nari mu mwijima mwinshi, Yesu aramurikiye. Hallelujah. God bless. Amen. Gukizwa kwanjye rero biraza kumfasha nimeraho gatoya mbere yo gukizwa. Mbere yo gukizwa subiye gatoya nkatangiriraho mu bwana jewe wenda mbinyuzemo gatoya kugira ngo ntarondogora. Namenye ubwenge nta babyeyi mfite. Hari ukuntu rero ukurira mu miryango ugasanga kuba uri imfubyi si ibintu bidasanzwe, kuko biriho abantu benshi, noneho n'amateka y'igihugu cyacu. Kuba imfubyi ntabwo ari ikintu nakubwira ngo wumve ari ikintu kidasanzwe, ariko nanone biterwa n'umuntu uburyo yabubayemo. Nagiye kumenya ubwenge rero nsanga nta babyeyi. Ibyo bintu biza kumbera igikomere cyo kwitakariza icyizere mu buzima bwanjye bwose. Nitakariza icyizere. Hari ukuntu Satani agenda akakubeshya kumva ko imibereho irangiye. Nkura numva nta muntu wankunda, nkura nta cyizere cy'ubuzima mbona. Buriya iyo udafite icyizere ufata imyanzuro itari yo. Iyo udafite icyizere cy'ubuzima ukora ibitari byo, ushakira igisubizo aho kitari. Kristo niwe wabivuze neza muri Yesaya 61, aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye, ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, menyesha imbohe ko zibohowe,
ngo nkingurire n'abari mu nzu y'imbohe. Glory. Amen. Haleluya. Amen. Rero kenshi iyo uvuga ku mugore w'umunyembaraga cyangwa umukobwa w'umunyembaraga hari ukuntu ujya wibanda ku kintu kivuga ngo ni umugore wubaha Imana, ni umugore wamenye Kristo. Imbaraga rero zishingiye kuri Kristo, nta handi wazikura, nta handi wakura imbaraga usibye kuri Kristo. Amen. Rero nje nkagera aho ngaho igihe nakizwaga, Kristo yasanze ndushye, asanga ndi imbohe, asanga uzi ko hari n'abantu yaravuze ngo kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kubimenya no gusohokamo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kristo rero je yangiriye neza arabimenyesha ndetse anabinsohoramo, asohora mu buroko nari ndimo bw'ubwigunge n'ubwihebe. My goodness. Icyo nshimira Imana nuko unzi ntarakizwa. I thank God. Yenda umuntu ashobora kubivuga hano ukavuga uti yenda umuntu ashyizemo umunyu n'isukari, ariko ndashima Imana ko unzi mbere yo kwakira agakiza. Ukuntu nakishijwe rero, Kristo yasanze ndi umufiye mele. Yego niko babivuga? Female ni single mother. Single? No single mother. Niko babyita? Okay. Kristo yasanze ntafite igisubizo. Hari ukuntu wibaza igisubizo ukongera ukanisubiza, ukishakaye ikibazo ukakibaza ukongera ukanisubiza. Kristo rero yasanze nibaza nkongera nkanisubiza. Yego. Yasanze ndushye ntareba no muri metero. Yasanze nta nzira mfite yo kunyuramo. Kristo rero araza ambera ibyiringiro, ambera igisubizo, ambera inshuti, muhungiraho, ambera ubwihisho. Amen. Yego. Amen. Nguko uko nakiriye Yesu, aza ankuraho kwa kumva ntawe nabaza. Kristo ambera umujyanama. Kwa kundi bwa bwigunge, Yesu aragenda ambera umunezero udashingiye kubifatika. Buriya Josephine, hari ibitangaza bigaragara ukavuga ngo Imana yampaye inzu like this one. Buriya jewe bitewe n'ukuntu nahuye na Kristo meze, ntabwo igitangaza immediately mbona ino nzu, mbona mbere yayo byonyine kugira icyizere ko ushobora kuyibona. Yego. Je rero nari wa muntu wumva ko ibyiza atari je bibereye. Yego. Nari naragize ikintu cy'ipfunwe cyo kumva ko ahari wagira ngo nabigizemo uruhare kuba ntafite ababyeyi. Kuba ntafite ababyeyi nkumva ko bintera ipfunwe ku buryo numvaga wagira ngo ninjye wabigizemo uruhare. Bintera kwigunga, nabona abandi bafite ababyeyi nkumva jewe usibye no kutagira ababyeyi nkumva nta n'ikindi cyiza cyanturukaho. Kristo rero yaraje ansubiza ibyiringiro ntagiraga. Amen. Nukuri. To be honest, nta byiringiro by'ubuzima nabonaga. Narebaga n'urugero nkabona nk'urugo nk'uru rwubakitse, jewe nkumva ntabwo ari ibyanjye. None se pe tukiraho. Utusubiriyeho inyuma gake utarakizwa. Uko wari umeze, ko wabaye umwana w'imfubyi, ko wabayeho udafite ababyeyi, uti naje kubaho mbega mbona ibyiza atari njye bikwiriye. Umaze gukizwa, Kristo amaze kugusanga muri bwa bupfubyi akagusayura, amaze kugusanga muri ka gahinda ko kwiheba no kwitakariza ibyiringiro, ukamwakira umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Nagira amatsiko cyangwa abadukurikiranye yo kukubaza ngo
n'iki byahinduye mu buzima bwawe? Wari umukobwa wakiriye Kristo, uri umukobwa uri desperate, waratakaje ibyiringiro byo kumva utazashaka, kumva utazabyara, wari warihebye. Kuba imfubyi ni kimwe, ariko n'iki cyari cyaratumye utakaza ibyiringiro. Hanyuma umaze kwakira Kristo, ni gute ibyiringiro byawe byagarutse? urakoze cyane. Ukuntu ibyiringiro byanjye byagarutse, nari nakubwiye nti ikintu cya mbere gikomeye ni ukugira ibyiringiro. Iyo ufite ibyiringiro wumva ko n'ikidahari uyu munsi kizakunda cyane. Impamvu nabivugaga ngo wumva ibyiza atari we bibereye, nsubiye inyuma gatoya, jewe mu kwitakariza ibyiringiro no kumva nyine nta cyizere, byanteye kujya gushaka umugabo. Nta muntu ngishije inama, bintera gushaka umugabo ntakoze ubukwe kandi watabwanze. Urishingira? Yego, ndishingira. Impamvu tuba turi hano, tuba tugira ngo dufashe abantu, ubuhamya bufasha abantu cyane. Jewe niba kwitakariza ibyiringiro byaranteye kwishingira, hari uwo bitera kwiyahura, hari uwo bitera kujya mu buraya, hari n'uwo bitera kugwaho, hari n'uwo bitera ntashake rwose, kumva adashaka gushaka. Ndamuzi umukobwa ugejeje hafi 50. Yanze gushaka kubera ikibazo cy'ubupfubyi. Yego. Jewe rero byanteye kwishingira. Kwishingira wumva first of all ntabwo uba wikunda, kubera ukuntu witakarije ibyiringiro wumva nta n'uwagukunda. Noneho iyo ugize amahirwe ukabona ugukunze, uravuga uti dufatireho. Fasha uwa ndabyibuka yarambwiye ati dukora ubukwe. Umugabo ndamubwira njyewe nta bukwe nshaka, ndabwireka ndi ndabwireka ndi. Umugabo arambwira urabwireka ndi? Njyewe nta papa nta mama, njye ndumva nta mpamvu yo gukora ubukwe. Kubera ko we yarankunze, nta yindi choice yari afite. Yarambwiye okay, niba utari ready gukora ubukwe tujye kwibanira. Nafashe inzira rero, ndagenda turibanira, turabyara umwana wa mbere. Hanyuma nibwo naje guhura na Kristo. Hanyuma maze kubana n'umugabo, maze kubana n'umugabo nibwo naje guhura na Kristo. Wigeze kumbaza ikibazo, urambwira ngo niki cyahindutse muri wowe umaze kwakira Kristo? Kristo ikintu yabanje kunkorera, yangaruriye ibyiringiro. Arambwira ngo biracyashoboka, ngo naho igiti cyatemwa hari ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka. Haleluya. Yesu araruhura, yaragiye aranduhura umutima, nongera ngarura ibyiringiro byo kubaho, byo kumva ko noneho ubukwe nabukora. Ngarura ibyiringiro byo kumva ko noneho nanjye nakwishima. Kandi already ubana n'umugabo? Yes. Ngarura ibyiringiro byo kumva ko ibyiza nanjye byambera. Icyo ikizere nagitinzeho cyane. Ikizere nasanze ariho ibintu byose bipfira. Yego. Burya n'umuntu wiyahura aba yamaze kwitakariza icyizere. Ibyiringiro ugasanga byagushizemo, usigaye umeze nk'irobo. Icyo gihe iyo udafite ibyiringiro, umuntu wese yagukoresha icyo ashaka, umuntu wese yakujyana aho ashaka, kuko uba wowe nta byiringiro ukifitemo. Icyo nshimira Imana rero, nkimara gukizwa, Kristo yampaye ibyiringiro, ambwira ko byose bishoboka. Ibyari byaratakaye byasaga n'ibyarangiye bitagishobotse. Ndibuka icyo gihe maze gusubirana ibyiringiro, nabwiye umugabo ndamubwira rero jewe ndatashye.
arambwira ya biri fane kubyumva ariko muri gi hari ikintu numvaga kirimo kigaruka. Yego, ubwo maze gukizwa. Maze gukizwa. Wa mugabo wakubwiye ati ngwino dukora ubukwe, uti ndabwere kandi ndakora ubukwe bw'iki duceho. Ariko maze gukizwa numva noneho ibyiringiro biragarutse muri nge, ikizere kirongeye kiragarutse, na bya bindi numva ko bidashoboka, bitambereye, bitari ibyanjye, bifite ba nyirabyo, numva noneho nanjye bitangiye kuba ibyanjye. Mfata inzira, umugabo ndamubwira rero jewe ndatashye, hano ndabona mpabaye nk'indaya, nta bukwe twakoze, ntitwasezeranye, ntabwo nakweretse ababyeyi, ndumva bitakiri ngombwa ko nguma hano muri ubu buryo. Mfata inzira ndagenda kwa my brother, mbayo nkomeza gusenga Imana. Urazinga uragenda? Ndazinga. Umugabo atakwirukanye, mutatonganye, mutakoze iki? Atanyirukanye, tutatonganye, numva njyewe mbaye forced gusubirayo kuko numvaga nshaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwiza. Numva gushaka gukiranuka. Kuko ndibuka nasenze Imana, mbwira Imana nti Imana rero nanze gukora ubukwe kubera ko numva nta papa mbwereka, nta mama, ariko namenye kuri se w'imfubyi. Iryo sengesho nararisenze ndi imbere y'igitanda. Nkabona nta muntu wankorera ubukwe wanshyigikira, ariko ndagenda ngirira Imana ikizere, ndayibwira nti wankorera ubukwe nkakubahisha, namenye neza kuri papa. Ndangije mfata inzira ndagenda. Njya mbishimira Imana, nubwo hari abantu tujya tuganira bakambwira bati se ubwo ntibwari ubuyobe. Ntabwo jewe nshyigikira ko ari ubuyobe, kuko mu by'ukuri byagize umusaruro, urugo rwanjye rwubakiye ku rufatiro ruzima, rwubakiye kuri Kristo. Twabaye blessed nk'umuryango nk'uko Imana ariko riravuga pe ngo dore ibya kera ni mu byito, dore ngiye kurema ikintu gishya. Kuvuga ngo iyo Kristo amaze kwinjira muri wowe ukamwakira, bwa bupfubyi burasohoka. Kwa kundi wumva ko nawe ubyereka birasohoka, kuko umaze kumenya neza ko Kristo ari umubyeyi, ari se w'imfubyi. Nafashe inzira rero ndagenda nsubira mu rugo. Ndumva byaratwaye hafi nk'amezi 9 cyangwa 10. Nagiye ari mu kwezi kwa 10. Wari atandukanye n'umugabo wari? Yego, naratandukanye n'umugabo, narigendeye, ndagenda njya kwa musaza wanjye. Musaza wanjye Imana imuhe umugisha, nazareba iki kiganiro. Ntabwo yanyirukanye ngambwira ati umugabo ntiyakwanze, ntiyakwirukanye. Oya, ntabwo yanyirukanye, yambereye imfura, aranyakira n'umwana wanjye, tujya mu rugo turicara. Ndamubwira nti niba unkunda uzankurikira iwacu, unsabe unywe, ngende nubahishije Imana yanjye. Ni nuko namubwiye, nubahishije Imana yanjye. Ubwo rero nawe ntabwo yatinze, ndibuka nagiye ari nko mu kwezi kwa 10 gushyira kwa 11, umwaka ukurikiraho mu kwezi kwa 8 twakoze ubukwe. Ubwo ibyo byabaye uwuhe mwaka? Ntabwo ari kera, ni vuba, byari 2013 nibwo nakiriye Kristo, nabwo nafashe umwanzuro ndagenda. Ubukwe tubukora mu 2014 mu kwezi kwa 8. Uragenda wibera iwanyu amezi angahe? Ndagenda nibera iwacu amezi 10. Amezi 10, mwaka ntabwo warangiye. Ubwo se pe umugabo ni yavuze ati uyu mugore n'ubundi kabyihorere muveho, n'ubundi nagende ni yari uwanjye? Oya, ntabwo yabivuze, kuko yabivuga ntiyari kuza, ntabyo yigeze avuga, ahubwo yaharaniye kugira ngo umugore wagaruke. Njya mushimira cyane ko ari intwari umugabo wanjye, ntabwo byoroshye ibyo bintu, ni igisobanuro cy'urukundo yankundaga, ndabimushimira, Imana imuhe umugisha. Ariko nkanjye umuntu usenga buriya ikintu noya mu cyihuta utarakomeza ibintu byose, hari undi wabyumva akabikora nk'uko, akagenda bakamugumishayo, nibaze kumufata burundu akagumayo.
ariko njyewe icyo mpikinzemo Peace amaze kwakira Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe yadisayidinze guhindura buri kintu cyose cyamurangaga. Umenya ubwo ubanziriza kuri marriage uravuga uti no n'ubundi natangiriye kuri marriage nkora kudakiranuka ndayiheraho nkora gukiranuka. Umugabo yaragukurikiye araza arongera aragukwa. Umugabo yarankurikiye nako aragukwa cyane araza nk'uko uzi bigenda yarasabye arakwa dukora ubukwe bisanzwe nk'uko uzi introduction umurenge wedding umva bwira bariya kuko nge narabibonye ndabizi. Garabaye nanjye najya nicara mu rugo nkumva icyubahiro cy'Imana nkumva ntabwo nkoze Imana yanjye isoni. Amen. Yego. Ni icyemezo kitoroshye ariko ikintu cyari muri njyewe kibaninga cyangwa se numva kinsunika numvaga nshaka ubushake bw'Imana. Numvaga nshaka ubushake bw'Imana nshaka kuba mu bintu Imana irimo. Wa mugabo bari ugukurikira rongera aragukora. Twari tubyaranye imfura ubu dufitanye abana 4. Yego. None se pi karame harimo isengesho rikomeye harimo ibitambo bikomeye harimo imbaraga z'amasengesho cyane kuko hari umugabo wavuga atatu n'ubundi ndamukiza nagende niyongere no byibura no kwandika message ati warayute. Nose Peace umaze kugenda yaraguhamagaraga mwaravuganaga ubwo ngiye ndumva nyine bariya abantu badukurikiranye ko babimenya neza. Ni ukuri twaravuganaga yarampamagaraga kambwira ati mwaramutse mute araho umwana nkambwira umwana araho ameze neza mu bushobozi afite akaba yadufasha icyo ashoboye akadufasha uko ashoboye akahamamagara. Ndibuka hari naho yageze arambwira ati ariko buriya si imitwe ni wabonye abandi. Arambwira ati buriya ntushobora kuba warabonye abandi si uburyo bwo kuncika. Ndamubwira ngo nta wundi kandi koko nta wundi nari mfite nashakaga ubushake bw'Imana. Amateka y'ibyo Satani nta kintu byari bimbwiye niyo atagaruka for sure. Hari ibintu nasaga naho nirengagije ntitaye ko ari umugabo wo mu bukumi ntitaye ko natagaruka nzaba mbaye umugore wabyayeho utawe. Ibyo ntabwo nari mbyitayeho. Numvaga mfite Imana icyizere kivuga ngo nubwo yagaruka izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro natanagaruka ifite undi umurenze. Yego kuko byarashobokaga Josephine ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye umugabo gufata inzira ukamusiga ukagenda n'imbaraga z'Imana akongera atagututse atagukubise nta kibazo na kimwe mwagira. Nta kibazo twari dufite. Akongera akigarukira akavuga ati ibyo usaba byose ngiye kubigukorera. Ariko rero kambabwire rata mwebwe mukurikiranye ubuhamya bwa Peace harimo n'ikintu cya true love urukundo nyarwo. Peace uriya mugabo yaragukundaga. Uriya mugabo ndamwubaha cyane. Yarankundaga kwikunda kw'abagore uzafata sene zawe amafaranga ryawe nk'umuntu umujyane aho tuvuga utariko after many years nongeye kwibuka uburyo wankunze. Nje mbihozaho kuko narabikoze n'ubu ndabikora. Warabikoze. He's a man of God. Amen. For sure. Amen. Amen. Nkundira uburyo nkunda utagira ngo byagarukiye aho njya mbimushimira kabisa. Umwana mwiza. Umuntu nakora ikibazo ntabwo tubifata nk'ibisanzwe. Aragukukora ubukwe ukora bibi nawe uzagira neza. Numva ko yasagira neza bya bindi numvaga ko atari ibyanjye noneho nanjye nsanga mbiri kandi naba babyeyi uza kubona ubafite na wa miryango n'abandi baraboneka ba anko baraboneka bazi wanyu baragusaba baragukuragarukuza mu rugo rwawe cyane rwose. I love that. Kandi nawe yarabishimiye aravuga ati ahari sinari kubikora kuko nanjye wari wanyorohereje imbaraga kugira ngo
ibyo nsaba bikorwe. ngaho mbwira icyo gihe mwari mufitanye umwana umwe Yego. murabana mutangira noneho nkaho mwatangiye fresh tangira urugo rwubakiye kuri Kristo Yego. ruhawe umugisha n'ababyeyi n'Imana kugira ngo n'abakobwa babyumve Yego. n'abana b'imfubyi badukurikiranye babyumve. Yego. ushobora kuba udafite papa, ushobora kuba udafite mama, udafite n'umuryango wari wo wose, ariko iyo wakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe se w'imfubyi. Kora ubukwe, invitinga Mwuka Wera mu bukwe bwawe. Naza azazana ababyeyi, naza azazana abavandimwe, azazana abasaza bawe, azazana barumuna bawe. Nimba yarabikoreye peace, wari waramaze kuba desperate, ariko uribaza umugabo kukubwira ngo dukora ubukwe, ntabwo nshaka cyaha tugende, ariko peace ratubona ubwo Imana burahambaye. Nukuri. Uko rero niko kubyarwa kwa kabiri, niko guhinduka. Umaze kumwakira uravuga uti no, hari ukudakiranuka kurimo hano, ngomba no kubakira urugo ruri kuri Kristo. Aha, mubyarana abana, ubu mfitanye abana bangahe? Mfitanye abana 4. Nyuma yaho mwabyaye abandi 3 cyane. Wow, mbega byiza. None se pe, dusangije nanone ku rugendo rwawe nyuma yo gukiranuka, mumaze gusezerana n'umugabo wa imbere y'Imana, mumaze kubyereka ababyeyi, mwimva yitinze Imana mu rugo rwanyu, kuko kuri ko kiriya gikorwa wakoze nicyo kubwira Mwuka Wera ngo ndakwakiriye mu rugo rwanjye, ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Hanyuma wa peace wari warabaye desperate, wumvaga nta cyiza cyamuturukaho, wumvaga nta cyiza kimuvaho, amaze gukora ubukwe n'umugabo we, amaze kwakira Imana mu rugo rwe, n'ibiki Imana yagukoreye. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nakomeje nibandaho nakubwiye nti icy'ingenzi nicyo nahoze nkomozaho, mvuga nti ikintu cy'ingenzi ni ikintu cyo kugira icyizere mu buzima, ugasubirana ibyiringiro. Ubwo rero Kristo amaze kumpa urugo, amaze kunkorera ubukwe, suko nashakaga kugenda mu modoka z'ubukwe za BBB n'ibindi, kugira amarubumu n'amafoto. Nashakaga gukiranuka kw'Imana, kugira ngo n'ibyo nkora byose bibe birimo umugisha w'Imana. Amina. Amina. Iyo ni message ikomeye. Nk'uko wari uvuze rero uti ibindi ni ibiki wagiye ubona mu buzima, n'ukuri nagiye mbona Kristo ahindura ibintu. Nakomeje mvuga ku kintu cy'icyizere, hari ukuntu uko Kristo yubatse icyizere muri jye, yagiye anyemeza cyangwa se ansobanurira muri njye ko n'ibindi bishoboka. Amina. Niba mbashije kuba nakora ubukwe narumvaga ko bidashoboka, yagiye ambwira ati n'ibindi byashoboka. Birashoboka ko watura mu nzu yawe, birashoboka ko nawe wagira ubufasha bikemera. Amen. Ubwo rero tumaze gukora ubukwe, Imana yagiye igenda ihindura ibintu buhoro. Ndibuka mbere twabaga mu nzu y'ibihumbi 50, ngira ngo no munsi yayo. Hahandi no kubona mituweli ari ikibazo, hahandi no kuba wabona isukari y'umwana byari bigoranye, ariko maze gukizwa nagaruye ibyiringiro byo kumva ko ibintu byose bishoboka muri Kristo. Amina. Yego, muri Kristo byose birashoboka. Hamwe no gusenga Imana, Kristo yagiye akora imirimo nanjye mbibonesha amaso. Ndi hano kumuhamiriza ko nabibonesheje amaso. Ntabwo ari byo numvanye abandi nka ya ndirimbo, ni ibintu nagiye mbona umunsi ku wundi. Kristo agenda abihindura, hahandi akuvana mu nzu y'ibihumbi 50 akakugeza kugukodesha y'ibihumbi 200, ukava ku y'ibihumbi 200 ukajya ku bihumbi 250.
Jesus, ukava kwishyura ukwezi kumwe cyangwa abiri ukaba wakwishyura amezi 4 inzu cyangwa 3 ukaba advance rwose uti mube muretse kunkomangira. Buriya iyo uzi neza ko ari Kristo wabikoze ntabwo ibintu byose bifata nk'ibisanzwe. Nukuri niyo mpamvu turi hano tubivuga. Buriya hari uwakumva iki kiganiro akavuga ati gukodesha inzu y'ibihumbi 200 cyangwa 250, hari n'abakodesha iza miliyoni 1 n'igice. Yego. Njyewe rero iyo mbivuga, hari umuririmbyi w'Uganda yaravuze ngo njyewe iyo ndirimba mbambwira abandi bameze nkanjye. Oya pere uretse ngiraho gace abantu badukurikiranye. Rimwe Uwiteka yatugiriye neza dukura mu bukode. Aratwubakira. Noneho nza kubwira umuntu sinzi ibyo yaramamagaye ambwira noya nejo ntabwo nareka kujya ku rusengero nufite gahunda ninzajya gutanga ituro gishimwe no gushima Imana ko yatwubakiye dukoye mu bukode. Atareka ibyo hari umuntu bivuga hata abantu bari hariya 45% barubatse bari wabo. Nahise numva ari intumwa ya Satani. Yewe nahise nkupa vuba ndamukupa ndavuga ni fire. Nizabo nizanjye. Umuvuga butumwe yaravuze ngo if you don't know my pain you will not understand my praise. If you don't know my pain you will not understand my praise. So peace uyu munsi hari umuntu wakumva peace avuga ngo nakodesheje inzu ya 250 akavuga atari ko se uyu noneho yataye umutwe. Ariko they don't know the story behind ayo 250. So ni nayo mpamvu ni ikintu cyo gushimana na style kigomba kugira. Ubwo ni wowe ubuvuga ibyo Kristo yagukoreye, ntabwo uvuga ibyo Kristo yakoreye batamuriza. God bless you. Thank you. Naringeze kuri iyo point ivuga ngo Imana idukora kuri urwo rwego igenda ituzamura. Hahandi noneho ushira ubwoba bwo kuvuga ngo next month ndishyura iki. Amina. Nukuri utarashoboraga no kubona isukari y'umwana. For sure. Ntabwo ngewe njya mbimenyera iteka bihora ari bishya. Kubera ko impamvu ntabimenyera nuko mbere numvaga jewe atari ibyanjye. Yego. Kumva mbega bifite abo byagenewe kuba muri ayo mazu. Hari abakwiriye gukora amakwe, hari abakwiriye kunywa amasukari. Impamvu rero ntajya mbimenyera nuko jewe imbere hose numvaga ko bidashoboka. Ariyo mpamvu nakomeje nibanda ku kintu cyo kutagira ibyiringiro, nicyo kibanza kikica umuntu mbere yuko n'ibyo abura bimugeraho. Imana rero ntabwo yarekeyeho Josephine. Nukuri yakomeje kugenda ikora ibikomeye nyibona hamwe no gusenga Imana. Ubu tuvugana uwabaga mu nzu 50 Kristo yatugiriye neza, yaduhaye inzu, yadutuje hagutse. Ibyo rero ibyo ndabishimira Imana cyane. Mbwira umuntu wese uzadukurikira n'udukurikiye kubwira abantu aho tukaharirimba karirimba akahe. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoza isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. Wowe ntumeze nk'abantu kutubwira ibinyoma kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Ukomeza isezerano kugeza ibihe ibihumbi.
habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. Amen. Ako pesi kugira Imana ni ibintu biryoshye, kwakira Kristo Ni umunezero. ubu uratuye iri iwawe Ubu ndatuye ndi iwanjye. kuva ku 50,000. 50 nahereye Aho hari heza. hahandi unzi. Hari n'ahandi. Hahandi unzi ariko hari n'ahandi utazi hatayageze. Hari indi ndirimbo abagande bajya baririmba bakavuga ngo labastanyo swadenyo toyina katebe wotura. Ngo Satani urasebye nta ntebe ugira yo kwicara. Nta ntebe yigirira ahora azerera kandi Bibiliya iravuga ngo azerera ashaka uwo yancocomera. Ubu uratuye uraganjura Ni ukuri ndashima Imana. Niyo mpamvu ntaterwa isoni zo kuvuga Kristo kuko yagaruye ibyo Satani yari yaribye. Amen. Yari yaranyibye umunezero, yari yaranyibye ibyiringiro, yari yaranyibye urugo rw'umugisha, ariko ndashima Yesu ko byose yabigaruye. Glory, hallelujah. Hallelujah. Ni ukuri ndatuye. Hari abamaze imyaka 15 cyangwa 20 cyangwa batigeze bagorwa no gutura, ariko njye mfite impamvu yo kubishimira Imana gutura. Ntabwo nari nzi ko bishoboka. Kubera ko ni wewe wenyine uzi history yawe. Yes, ni Ni jewe wewe uzi amateka yawe. Yego. Ndabisubiramo mvuga ndibwirira wa wundi umeze nk'uko nari meze rata. Hari Kristo ujya uzura ibyapfuye. N'uyu munsi aracyakora uko yari ari kera. N'uyu munsi aracyakora. Hallelujah. Hallelujah. Ndabishimira Imana. Peace. Mbabarira umbwire. Nubwo noneho nabaye speechless. Umugabo wawe twisubirira ku mugabo wawe. Wiyo mwicaranya muri nko mu rugo iwanyu. Mwibukiranye utwo dustori kuko ni nk'udusirizi tw'udufilime. Yego. We akubwira icyo avuga ni gute describing peace babanye. Ukuntu describing umugore we amuziho nk'umugore usenga. Amen. Yego. Amuzi nk'umugore usenga. Niyo abona hari ibitagenze neza arambaza ati se uracyasenga cyangwa mbega yibikiye umunyamasengesho Samuel hariya mu nzu. For sure. Ntabwo nawe ajya bifata nk'ibisanzwe. Ubuzima bwacu nawe bumubwiriza ubutumwa. Yabonye Kristo ahindura ibintu. N'icyo abona kidashoboka njya mbivuga mu kwizera nkamubwira nti witinya Imana yanjye irabishoboye. Imana yacu indi yadukoreye ubukwe. Wenda ngeze kuri iyo point ntabwo nawe yari afite umuryango. Agira amahirwe yo kugira mama ariko nawe nta family. Yabonye Imana rero ikora imirimo imuzanira abantu dukora ubukwe. N'uyu munsi rero iyo dusubiyemo ajya yubaha Imana. Igizana n'abantu bo ko gutahira ubukwe ikabatumira. Nawe hari urwego yagiye abonamo Imana. Ibyo yabonaga bitashoboka akabona Imana irabikoze. Mbese mu magambo magufi twebwe iyo dusubiyemo tubona urugo rwacu n'ubuhamya. Yego. Umva ngaho reba hariya muri kamera ubwire abantu badukurikira ikintu cyose kikuri ku mutima. Ukibabwire. Imamba wabahereza mbega babyita ngo ni imamba y'umunsi. Irakoze cyane. Imamba nabahereza nababwira ngo bibwire Yesu niwe ubishoboye. Amen. Yego, Yesu niwe ufite igisubizo cya buri kibazo. Yesu niwe uzi aho yakora bigatungana. Wibyihererana. Igihe abigishwa bari kumwe na Yesu bari mu nyanja, umuraba n'umuyaga bikaza, ngo yararyamye yerekeye ubwerekeza. Baramukangura, baramubwira, bari bazi uwo bagomba kubibwira. Bari bazi ufite igisubizo, bari bazi ufite igisubizo cy'ikibazo bafite. Mariya na Marita batuma kuri Yesu, musaza wabo arembye, baramubwira bati
mwigisha ukunda ararwaye. Nta wundi rero twabwira, nta wundi ubishoboye. Ikibazo icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze uko ariko kose, yaba ari uburwayi, yaba ari ubwihebe, yaba ari ikibazo cy'ubuzima budahinduka, Kristo niwe ufite igisubizo cya buri kibazo cyose. Ni ukuri nasoza nkubwira ngo bibwire Yesu niwe ubishoboye. Yesu abaho umugisha. Peace. Yesu aguha umugisha cyane. Urakoze kudusangiza ubuhamya bw'urugendo rwawe. Ni agapati gato. Njyewe turaganira. Turavugana. Iyo nimba ni nka part 1. Afite ngira ngo no kugera kuri part 50. Nukuri Imana iguha umugisha cyane. Amen. Nyambwira abantu nkababwira ngo impamvu Imana iba yabikoze si kugira ngo tubibike mu maturuwari yacu, ahubwo no kugira ngo dusubizemo intege abo ngabo barimo kunamuka, barimo kurambirwa. Peace, uyu munsi hari umwana w'umukobwa uri bukize, uri buvuga ati no, nari nadisaidinze kujya mu kabari, nari naradisaidinze kuba indayi kuko nawungaya nawe mbabaza, na mama mfite na data mfite, whom do I hurt? Ninde ndimo kubabaza? Reka ngende ninywere, reka nibyarire mpaka nishaka nzicwe na sida. Nawe numwe mbabaza, sifite data sifite mama. Ariko uyu mwana nagira amahirwe yo kubona iyi nkuru yawe, nokuri aravuga ati no, nimba Imana yaragaruye Peace kongera kamuha ubuzima, kuko Peace ubayeho. Ndabizi inzu urugo rwa Peace, inzu umugabo wa Peace, inzu abana ba Peace, ni urugo ruhesha Imana icyubahiro, ni urugo ruriho kubaho kw'Imana, ni urugo rwuzuye umunezero n'ubuntu bw'Imana. Kandi Peace hari abafite ababyeyi badafite ayo mahirwe, batashoboye kubaka, bitakunze ko babyara, bitakunze ko basakisidinga bakagera aho Imana ibagejeje. So nukuvuga ngo Imana iriho kugira ngo irinde ijambo ryayo. Ni se w'imfubyi nishobora kudisappointing imfubyi rero. Ndabihamya. Ukuri. Imana iguha umugisha cyane. God bless you. Urakoze kugira umugore usubizamo intege, urakoze kugira umugabo usubizamo intege. Urakoze kuko ndagira ngo nkubwire ngo ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane. Hari uwari kwiyahura ubiretse, hari uri bubyumva agahita biva mu Burundi. Imana iguha umugisha cyane. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Murabyumvise, nta kintu ufite cyo kongeraho. Nukuri naba nshaka kubitubura kuko nyiri bwitara byivugiye bihagije. Uyu mugore jewe ndamuzi, umva, ndamuzi badafite intebe imeze gutya yo kwicaraho, barambura umukeka muri salo bakicara ahantu samuye. Ndamuzi agendesha ibirenge ava Kicukiro akaza Remera n'amaguru, atari uko akora siporo, ari uko yabuze tiki. Uyu mugore ndamuzi, ahambira ibintu byambwira ati ndagiye, nimba ari uwanjye azaza kunshaka anywe. Uyu mugore ndamuzi. Ibyo byose birangira, noneho ndanamuzi uyu munsi ari mu nzu nziza, mu rugo rwiza. Ayiwe, reka mbabwira dufite Imana. Utakurusha gusenga ntazagukange. Impamba nabaha, nimutinde ku mavi, nimushake Kristo. Nta kibazo na kimwe atakemura, nta ntambara nimwe atarwana, nta marira namwe atahoza, nta kure cyane atagukura, nta na kure cyane atakugeza. Imana ibaha umugisha cyane. Ni kuri Woman of Valor Rwanda, mwari kumwe n'abatamuriza na Peace. Imana ibaha umugisha, mu subscribing, mu sharing, mu liking, kugira ngo bigere kuri benshi, bikize. Comments zanyu tuziha agaciro, message zanyu, umva ibyo mutubwira byose tubiha agaciro. Imana ibaha umugisha cyane, turabakunda. Amina.